mfungure simpava. Akayira gato ndavuga simubisa. Nimba ari n'inkuba bajya bavuga ngo agira inkuba azimanure. Kandi igihe kimwe twarahanganye nayo kugeza igihe kimwe amanura inkuba kuyikubitisha inka zacu. Kandi umuhanuzi dusenga yavuze ati umujinya gufitiye ku itariki runaka azohereza inkuba gukubita iwanyu, ariko azaba ashaka kwica inka zanyu zose. Ngiye yabonaga ko atanshobora, ariko aravanga amatungo ya mare. Niho nari ngikora ubukwe, nishobora kuba nari maze umwaka umwe cyangwa ibiri ngifite inka za mbere nziza nzikunze bene Mana. Nakundaga Yesu, nyuma Yesu hakaza nde ko ku mwanya wa gatatu hakaza inka. Ibintu bene ibyo n'ubu ndazikunda rwose. Bizahita tujya mu Mutara, nagiyeyo rimwe njya gusengera abantu mu Mutara, amaze barishima ngo banezerwe bangabira inka. Ndavuga ati ngaha aho nzajya mbwiriza, ngaha ahantu ubwiriza agatanga ituro y'inka, aho niho sawa. Nkuko nkunda Yesu ngakunda n'inka. Hanyuma hagudutonyi tw'imvura 8:00 yohereza inkuba. Nimba baravuze ngo ni inkuba 3 kuko zakubise 3 icyarimwe. Ariko igitangaza noneho kujya Imana yabitubwiye, nahise mva aho muri ayo masengesho ahantu twasengeraga mu misozi hejuru. Nahise manuka, abandi batashe ngewe njya gusengera hari inkazi iwacu ziba. Ndahazenguruka ikibuga cyose, ndazenguruka utuzu twose inyana zabagamo bene, kandi inka zari nyinshi. Ndahasengera hose. Ngo arangize ngo aracagerageza inkuba. Dawa ya moto ni moto. Urohereza umuriro, hari umuriro bikunde we. Inkuba zakubise 3 zinanirwa gukubita igiti kiba hejuru y'inzu zinyana y'ibiraro. Igakubita ku ruhande, kubita ku ruhande, kubita izenguruka hose, ariko inanirwa kwinjira hagati aho ziri. Ngo inanirwa ubwa 4 irahusha iragenda. Naho kujya nasenze navuze ngo nanibesha akabikora, igende inanirwe hano, ifatwe n'amashanyarazi y'umwuka yiyobye ikubiti wabo. Icyo gihe ntimungaye, nari nkiri nka bene Zebedayo mu mwuka. Ibintu byose yari moto gusa kwa rugutwika. Nta mpuhwe nari bwagire, nari nkiri muto mu by'umwuka. Ngo inanirwe gukubita ubwa 4, inyura hejuru iragenda irambuka, isatura ibiraro byabo, ikubita inka zose bakwereye umukobwa we, bamukwereye umukobwa we, hadasigaye nimwe, zose zishira hasi. Mu kagoroba inkuru irasakara hose, abanyamasengesho bose baza kundeba sha, uri umuriro koko. Uri umuriro rwose. Kuva icyo gihe ntiyongeye guhura nanjye mu nzira, n'agasoza ndangije yarambukaga akanyura ahandi. None ntungurwa no kubona abona ahungaga, basigaye bampunga bakabura aho banyura. Ndabyatuye mu izina rya Yesu, uyu mwaka nta buzongera guhunga, ahubwo bazaguhunga mu izina rya Yesu. Muri intare mwabagabo, muri intare mwabagore, nimukore nk'intare. Intare ntizireba ngo inzovu ni nyinshi izisukamo, ntizireba ngo imbogo ni nyinshi. Mana yanjye, kandi gitangaza gusa Imana yagize intare nke zazinororoka buke cyane, ibindi nabyo bigira imbogo zigira nyinshi, kugira ngo intare zizirya ibone izirya, ibone n'izisigara zizakomeze zibyare. Izigira ibipfu bitazi kwihagararaho, amazi kazisekura. Satani yaje kuturwanya, yohereza ingabo n'ingabo, ariko iyo tuje kumutsinda dukoresha intwari imwe gusa, imwe.
ntidukeneye gukoresha byinshi, icyo twahawe kirahagije. Mbwirira ukwegereye ngo nzongere kumva wagize icyo utinya muri ubu buzima. Ariko Mana, wampa ibiti ngo mbahonde niho mwakumva. Uzongere ugire ikintu utinya mu buzima. Sikora abakristo nzasengera, ngasanga bahunze n'amazu yabo bubatse, ngo niho stoke ngo y'imyuka mibi yose iba, inzu yakayihunga. Wari wabona impunzi zahunze abazimu? Ngewe narazibonye. Bagahunga akajya gutura ahandi. Iyo njya kumufasha simusengera, harambwira ati fata telefone tuganire iminota 60, nkubwire, nkamubwira karuwanga asa n'ubashobetse. Uriyizuzuriwe, uzi kukojeje isoni wo witirirwa wowe ngo kurahunga abazimu. Umwe nigeze kubabwira, umwe wantwaye iwe yarahunze inzu, arambwira ngo aposo, tutajyanye ngo uyiraremo tuyiraranemo ntituyisubiramo. Iwe n'umugore n'abana bari kwa mwene wabo.